igicamunsi cyiza nshuti bakuze mudasiba gukurikirana ibiganiro bya Kakajwi. Uyu mugoroba rero nk'uko nabibateguje kandi nkabibararikira, tugiye kuzamura imwe muri cano y'uyu muhirimbiri wagerageje gukora cyane, ariko uyu muhirimbiri namuciye amafaranga kugira ngo mufashe mumuhereze subscribe. Yitwa cano ye Sabira TV, ni mumuhe subscribe, ntihagire umuntu urenza subscribe. Ubundi nikimara kugera mu basubscribers ibihumbi byibuze 6 tuzakireke kirwarize, kuko imihirimbiri abanyarwanda ndetse n'abanyamerika n'abantu bo muri Aziya baba bakeneye ibintu bifite karite. Twaganiriye anyereka bimwe mu bikorwa bye, mwizeza ko ngomba kumuzamura njyewe Kakajwi nk'umuntu rero umaze kwamamara cyane. Uyu muhirimbiri watabawe musabiye subscribe, ahari muri Canada nibimunanira kwitunga azarindagire nyine nk'abandi bose, ariko abantu followinga kuri TikTok, kuri Instagram, kuri YouTube, ndagira ngo uyu muhirimbiri rwose tumuremere, tumuhereze subscribe. Chano ye yitwa Sabira TV. Bye bye, ndabakunda. Reka njye kwisiga utuvuta ntaruma. Nshobora kumuka yabona urukwi, nshobora kumuka